mpungabanyirije byo gusenga nibwo naje kujwigirizwa muri iryo joro. Mbona Imana iri kunyimana, hanyuma mpabwa message ivuga ngo twongere tugume uko twahamagawe. Ubwo ndi kubwira abapasteri. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo uwitwara nk'umwana muto ni uzabona ubwami bw'Imana. Mbese twamajije kubona tumajije kuzura mwuka wera, turatangira turabidobya fata ubwo banziho ko ndi umuhanuzi. Ibyo birabaye, ntabwo tugishaka imbaraga z'Imana nk'uko byahoze. Ariko Zoni bini vone stasino ni wayasire totala wile lebone sta. Umubwiriza 3:11 ku buzima bwacu uze wiyerekane. Hari abarwayi bakeneye kukubona, hari abashomeri bakeneye kukubona. Zoni bini vone sta, hari abababaye benshi bakeneye kukubona, bakeneye kubona ugira ukora, bakeneye kubona ugira neza, bakeneye kubona imbaraga zawe n'imbabazi zawe. Tuteze ibiganza tugutegereje Kristo. Ngira nirutagwa bisiminega mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira abasangiza itetuye muhanga mu bye yahanze bahanze byinshi bambaye ndetse n'abahanzi bahanga iby'isi nta wahanga ibyahanzwe n'imbaraga ze zihambaye. Twakiriye umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho, kandi tukaba tumwakiriye ku Cyumba TV. Icyumba TV. Karibu umukozi w'Imana. Yego murakoze cyane. Nangire mbibwira meze neza, amazina dushimira Imana Saidi cyase dushimira Imana Emmanuel. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Dushimiye Imana Saidi Emmanuel. Emmanuel ryo mu bakristo, Saidi ryo mu bayisilamu ku musira. Okay. Ayo mazina cyane. Meze Saidi umeze gute? Meze neza pe. Bo uyu munsi watubwiye ko ari message ufite ku bantu b'abapasteri. Yego. Abapasteri bwo aho bari, nimba uri umupasteri, nimba uteganya kuba we, nimba papa wari pasteri, nimba hari n'umupasteri muziranye, ukaba wifuza ko yakumva buno butumwa. Yego, yemerera usitera agatebe wicare utuze utega amatwi wumve message igenewe abapasteri, kandi nawe nimba wifuza kuzaba we cyangwa ubiteganya cyangwa se hari isano ufitanye nabo, tega amatwi wumve. Mbere yuko dutambutse iyo message banza usenga Imana, bundi bagezeho message ufite ku bapasteri. Imana dusenge. Imana turagushimye kandi turagwimbaje. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwiringirwa, ukaba Imana yo gutakambirwa. Data wa twese uwera wa Isiraheli, ibyo tugiyemo nyagora ku ngoma n'ibyawe kushoboye byose, tubishyize mu biganza byawe, tubishyize mu maboko yawe. Turakwinginze ngo abari wowe Zoni Binivone Stasiro ni wayasire totala wile bonasta, ubigaruka ukaba ari wowe uzakubirinda kushoboye byose. Ndaguhamagaye nyagora ku ngoma, uri Imana Zoni Binivone Stasiro ni wayasire totala wile bonasta. Uri Imana nongeye guhamagara, ushoboye byose urera kandi urakiranuka mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo ongera wigaragaza kushoboye byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Mukozi w'Imana Saidi yumvemo ikaze, turakwakiriye. Ndagira ngo wenda reka nguhe umwanya nyine ugeze ku cyo kubadukurikiye cyangwa se abantu bifuza kuba abapasteri cyangwa se abapasteri, message ubafitiye muri aka kanya. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbanje gushima Imana yanyemereye kugera hano kuri iyi channel. Mfite message abapasteri ikomeye cyane. Message ya mbere iravuga iti tuvuga ibyo tubashije gukora. Tuvuga ibyo tubashije gukora. Ijambo barimo baritwaza muri iyi minsi ngo urebe ngo wumve ibyo mvuga ngo nurebe ibyo nkora. Reka nkubwire inshuti yanjye, uko wambaye biba biranga uwo uriwe mu buzima busanzwe. Uko wambaye biranga uwo uriwe. Buriya umusazi yambara ukwe, uri umusazi yambara ukwe, umusirikare yambara ukwe, umupolisi yambara ukwe, mbese buri muntu yambara impuzankano imuranga kuko abaranga ibyo akora. Hanyuma rero message mfitiye abapasteri yihutirwa cyane, nukubwira abantu ibyo babashije kugira gute gukora. Mu minsi yashize ngiye nararwaye, ndwaye nibona ndimo gupfa, ariko ngerageza guca amarenga. Ndi umuntu urimo gusenga, umuntu uri kubura umwuka ntabwo abasha gusenga. Mu mutima mbwira Imana ati Imana wambabariye ko kukatsimbutsa
irya none Imana inyereka ngo ndimo kubwira abantu ibintu ariko ngo nkababwira ibintu ngiye ntabashije gukora. Rambwira iti nkurokoye irya mbere n'irya nyuma ariko genda ubwira abantu ubabwira ibyo ubashije gukora hanyuma ubwira abantu bakizwe bongere bagaruke uko bahamagawe. Nshuti yanjye ngenda kubwiza ukuri nyihamagarwa nje mu bintu byo gusenga nakoraga amasengesho y'iminsi 3 nari mfite abandi bantu twajyaga tugendana ariko na n'ubu turacyagendana rimwe na rimwe tugakora amasengesho y'iminsi 3 tugenda ingendo ndende n'amaguru. Urabona kuva hano ku giti cy'inyoni ugera Ibweramvura n'ahantu kure cyane tukagenda n'amaguru turi mu masengesho y'iminsi 3 tukava Ibweramvura ejo tukajya mu Nyange gusenga ku mazi tugize gute turi n'amaguru tukavayo n'amaguru tukajya ahitwa za Nyabyondo n'amaguru ku munsi wa gatatu twamara gusenga tukumva Imana yatubwiye ngo mbongeye amasengesho y'iminsi 2 hadacemo n'umunsi umwe amasengesho tukayakora kandi tutivovota tutinuba. Hanyuma ibyo bihe byaje kugeraho birarangira ariko birangira maje kumva afite imbaraga z'Imana muri ngewe nsengera abantu bagakira nsengera ibyifuzo bigasubizwa buri kimwe cyose kizi imbere y'Imana nkabona kiremeye cyane kiremeye kirakunze. Rero aho ngabanyirijwe byo gusenga nibwo naje kujwigirizwa muri iryo joro mbona Imana iri kunyimana hanyuma mpabwa message ivuga ngo twongere tugume uko twahamagawe. Ubwo ndi kubwira abapasteri ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo uwitwara nk'umwana muto ni uzabona ubwami bw'Imana. Mbese twamajije kubona tumajije kuzura mwuka wera turatangira turabidobyadobya fata ubwo banziho ko ndi umuhanuzi ibyo birabaye ntabwo tugishaka imbaraga z'Imana nk'uko byahoze ariko zoni bini vone stasino ni wayasire totala wile lebone sta umubwiriza 3:11 yaravuze ngo ikintu cyose Imana yakiremye ari kiza mu gihe cyacyo. Nshuti yanjye nimba uri mu bihe byo gusenga bigumemo wongere ugumane imbaraga z'Imana kuko Zakayo ajya gushaka Yesu ntabwo agiye kumushaka kubw'uko yarakennye ntabwo agiye kumushaka kubw'uko yashaka kongera ibyubahiro yari afite mu bwami kuko ari umusoresha kandi yari umuntu ukomeye. Rero zoni bini Vanessa arareba abona ikintu abura muri we aburamo Yesu aburamo Kristo. Aravuga ati nkwiye kubyigana nanjye nkajya kumenya uw'abandi bakuraho izo mbaraga. Aravuga ati nkwiye kubyigana nanjye nkamenya aho abandi bakura ariko semana yanjye aho abandi bakura mwuka wera. Ngo Zakayo arabyigana ngo ageze imbere asanga abantu ni benshi arareba abona nta kundi kuntu yashyikira Kristo abona gahunda ari ukubyigana nimba ari 2 nzayakora nimba ari 3 nzayakora ariko ngere kuri Kristo. Ngo Zakayo mu kubyigana ko bana ari benshi ngarabona bitari buvemo hari igihe ushakira mu Nyange bikanga wajya Ibweramvura bikanga wajya mu byumba bikanga wajya mu nsengero bikanga. Ngo Zakayo ngabacomoka ku ruhande ngaragenda ngo yurira igiti cy'umuvumu agira ngo amenye Yesu kwasa. Hari ukuntu tujya dusengera mu mazi bakatwita abasazi hari ukuntu tugera mu butayu bakatwita abasazi ariko ngo Zakayo we ngarabyigana. Haleluya amen. Ariko wifurije kubyigana aya masaha Zakayo we ngarabyigana ngabasha kubona Yesu ngo Yesu nawe amubonye ngabona kamaze umwanya munini ari kumushaka ngarangije aravuga ngo Zakayo we ururuka kuko iri joro ngwiriye kugira gute kurari wawe. Ubundi iyo wirutse mu bya Kristo nawe yiruka mu byawe iyo waraye mu bye nawe arara mu byawe iyo zori bini Vanessa iyo wafashije abandi nawe aragufasha icyo wakoze aragikuba ntabwo ajya yifata nk'uko abisi bifata. Hanyuma na message nari mbafitiye iravuga iti mureke dukizwe
abapasiteri nibo ndi kubwira, abashumba, abadiyakoni, buri muntu wese uzi ko afite icyo akora mu nzu y'Imana. Imana yarambwiye ngo twongere tubwire abantu, cyane cyane abavuga butumwa, namwe ndababwira tubwire abantu ibyo tubasha gukora. Nimba uri umusambanyi, bwira abantu gusambana kuko nibyo ushoboye. Nimba uri umuvuga butumwa, ubwiriza ubutumwa bwiza, bwiriza ubutumwa bwiza, ariko ubahiriza n'ibyo ubwo butumwa bwiza bugize gute bukurikiza. Ureke kwiyoberanya kuko uri kwihisha abantu, ariko Imana nta hantu na hato wagira gute wahihisha. Turabazi abahanzi bakomakomeye, abapasiteri, abashumba bagiye bafungwa bazira ibyaha bya viyore, bagiye bafungwa bazira ibyaha byo kurya amafaranga y'itorero, bagiye bafungwa, mbese bagiye bafungwa bazira byinshi cyane. Hanyuma Imana yavuganye nanjye aya masaha turi muri iki kiganiro, irambwira ngo harabije gushyira ku karubanda, ariko ivugana nanjye ngo uwemera gukizwa akemera kwihana akagarukira umwami aramubabarira. Ariko niwigira igufa, ukigira akagarara, ukigira nibindeba, ukigira ntacyo binkozeho, ukigira niko byahoze, ndakubwiza ukuri ntabwo biri buze kuguhira. Iyo niyo message rero nari mbafitiye, nabwiyaga ngo mureke tubwirize ibintu tubasha kugira gute gukora. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Abwirwa benshi akumva beneyo, kandi ubwira uwumva ntavunika. Pasiteri, mushumba, mukozi w'Imana mu buryo butandukanye, iyi message nekereza ko wamaze kuyumva. Bwira abantu ariko ibyo ushoboye gukora, ntuzabe icyapa, ahubwo uzajyane n'abagenzi, mugendane mugere mu bwami bw'ijuru nk'uko Uwiteka yabibateguriye. Rero murakoze, Uwiteka abahire muri byose. Nta bindi byinshi turaza kuvuga kuko message ndumva nta n'ibindi nkwiye kurenzaho. Message uko yatanzwe nuko nguka abantu nekereza ko babyumvise, ahubwo ndagira ngo usengera abadukurikiye dusoze mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Uwiteka nyaguhora ku mashimwe, uruwera, urashoboye, urahambaye, urihagije. Turaguhamagaye aya masango wongere ugaruke ku buzima bwacu, uze wiyerekane. Hari abarwayi bakeneye kukubona, hari abashomeri bakeneye kukubona, zone biri bonesa, hari abababaye benshi bakeneye kukubona, bakeneye kubona ukora, bakeneye kubona ugira neza, bakeneye kubona imbaraga zawe n'imbabazi zawe. Tuteze ibiganza tugutegereje Kristo, tegereje ko ariwo tugirira neza. Niwe duhanze amaso, niwe duhanze amaso, niwe byiringiro byacu, niwe wenyine dusigaranye, niwe wenyine dusigaranye. Zone bini vonesta, ongera wigaragaze, ongera wiyerekane, ukiza abarwayi kuko nyiringa Mwami Imana mu mpano wamaye no gusengera abarwayi birimo. Data ndakwinginze ngo bakore ku magufa yabo, wongere ubagarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka ku Cyumba TV.